karori winsiga hari inkuru ndashaka kukubwira. Banguka nubwo se twakerewe byavanaho ko tugendana nk'abavandimwe, banguka tugende. Uzi ko nubwo nanjye ndi umukristo hari igihe nagiragamo akantu ko kwibaza niba koko Bikira Mariya ari utazamanywe icyaha. Reka urantunguye pe rwose nubwo bitajyaga biganza ngo mbitindeho cyane, ariko nyine hari ukuntu umuntu yibazaho gato, ariko nyine icyo nashakaga kukubwira nabyiyumviye neza mu kiganiro cy'abatagatifu kuri Kiliziya Imwe TV. Ni ukuri Bikira Mariya ubwe nanjye narayumvise, ariko ngira ngo hari n'inyandiko zibivuga dusanzwe tubona. yewe noneho ubuse koko n'imirimo y'iwanjye hariya ubona ko nabona umwanya wo kwicara nkasoma ibitabo koko. ariko buriya buryo bwose bwanshimishije ni ugufungura ngashyira hariya bikavuga nanjye nkumva niyo naba ndi mu mirimo isanzwe. yewe hora uranyibukije, nari ndimo nsoma amateka ya Kiliziya Gatolika mu Rwanda, ariko rwose ni birebire ntago nabirangije, narabicikiranye. nanjye ubwo ndumva ubwo buryo bwarushaho kuba bwiza cyane. umva rero nkubwire, genda ujyemo ushake ngo Kiliziya Imwe TV, ushobora gusanga icyo kiganiro kirimo, ariko niyo cyaba kitarimo wababaza bakakiguhereza, kuko ibiganiro byose bivuga kuri Kiliziya bidufasha mu kwemera. harimo umuhungu uririmba neza we, ni ukuri ujyemo byagufasha bakayaguhereza ukayumva witonze. ni ukuri yewe n'umugore wa Kanyamihigo nawe uri umuti w'amenyo. none se ubwo ibyo kuririmba bije bite kandi mu kiganiro cy'abatagatifu? aririmba neza ahubwo waza kubwira Venansiya ko nabonye umuryango remezo wacu ufite abantu bose bitanga, bashobora kuza nabo babireba bakumva ayo mateka, ntadufashe twenyine, akaza kubivuga nyuma y'ijambo ry'Imana. nabwo ni ubutumwa. ntibuke unyibutse rwose dutanga ubwo butumwa kandi birakwiye. none se urumva udafite ibyishimo ko nawe wabimenye ko ibyo washidikanyaga byarangiye? tugende. bavandimwe kurikira televiziyo Kiliziya Imwe umenye amateka atandukanye ya Kiliziya, umenye amateka y'abatagatifu ndetse n'ibindi biganiro bidufasha mu kwemera kwa Kiliziya Gatolika. genda Kiliziya Imwe kwaje uri igisubizo. muze twungurane ubumenyi. Nyagasani Yezu abane namwe mwese aho muherereye mu gihugu cy'u Rwanda, hanze yacyo, ndetse n'abandi bose bari hirya no hino. amahoro y'Imana. dukomeje kubashimira nka Kiliziya Imwe TV, aho dukomeje kubana mu biganiro bitandukanye kandi nta gahunda yo kubatetereza. uyu munsi tugarutse muri icyo kiganiro. nifuza ko turebera hamwe uyu munsi amateka ya Mutagatifu Adela wa Farizeri. uyu mutagatifu yabayeho mu myaka ya 660 ndetse kugeza mu mwaka wa 735. umukuru w'abihaye Imana yari umukuru w'abihaye Imana. izina rya Adela risobanura imfura. Adela bisobanura imfura. Adela yavutse mu mwaka wa 660. ni umukobwa w'umwami witwaga Dagobert wa kabiri, umwami w'Abafaransa. akaba
nyirakuru wa mutagatifu Gerigori wa Uchechi, wabaye umwigishwa ukomeye wa mutagatifu Bonifasi. Uyu Bonifasi akaba ari we wazanye ivanjiri mu gihugu cy'Ubudage. Adera akiri muto cyane yagaragaje ko afite ukwemera gukomeye, akaba yari afite akamenyero ko gusenga no kuzirikana ijambo ry'Imana. Ababyeyi be bamushyingiye Ariberiki ari we Odo, wari umutware akaba yari umukire, babyarana abana 3. Adera yatekereje ko uburyo bwiza bwo kurera abana be ari ugutanga urugero rwiza, akarangwa n'ubutungane. Yapfakaye akiri muto, yanga kongera gushyingirwa bwa kabiri. Nubwo yari akiri muto kandi afite uburanga butangaje, amaze gupfakara yahisemo kujya kwiha Imana. Nuko mu mwaka wa 690 ashinga ikigo cy'ababikira ahitwa Farizeri muri diyosezi ya Trèves mu ntara ya Renania mu gihugu cy'Ubudage. Niwe wabaye umuyobozi wacyo kandi akubahwa cyane, ndetse ubwe niwe wareze umwuzukuru we waje kuba nyine umutagatifu Gerigori wa Utrecht, umwe mu bazanye ivanjiri mu Budage. Adera yari afite umutima ukunda kandi wakira abantu. Yitabye Imana ku itariki 24 Ukuboza mu mwaka wa 735, apfira i Trèves. Tumwizihiza ku itariki 24 Ukuboza buri mwaka, kimwe na murumuna we mutagatifu Erimina. Byakusanyijwe na Padiri Theophile Twagirayezu wa diyosezi ya Byumba, paruwasi Rwamiko. Ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi watwandikira kuri izi nimero cyangwa se ukandika muri comment tukagusubiza. Mutagatifu Adera wa Farizeri, udusabire.